Amakuru yanyu abantu mwese muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino, yaba ari za Musanze se cyangwa za Nyagatare ndetse ab'i Rubavu n'ab'i Rusizi n'ab'i Nyamasheke ntabwo nabibagiwe. Rero abantu muba mudukurikiye kuri filime nyinshi cyane tugenda tubakorera, rero ndongeye ndagarutse rero ngo mbazaniye filime nziza cyane, ni filime igiye gusohoka uyu mwaka kandi abantu muyitegereje muri benshi cyane, rero njyewe tugiye kubana muri iki kiganiro. Rero aracyari Kwizera Jean de Dieu. Rero kanda kuri buto ya subscribe, wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo umusanzu wawe uwushyireho aka kanya, video yose dusohoye ujye uyibonera ku gihe bitakugoye cyane. Rero abantu mwari mwiteze rero iyi filime ya Krish rero kane yasohotse, ubu ngiye kubabwira ahantu iyi filime muyisanga, n'abatari bwayiboneyo ndabaha nimero yo kuri WhatsApp munyandikire mberekane iyi filime yasohokeye. Kandi abasobanuzi bo mu Rwanda ndabizi ntabwo birenga iki cyumweru batayikozeho, ariko wowe niba ushaka kureba idasobanuye ndakurajyana iyi filime rero ubasha kuba wayikunda, kuko ni filime nziza cyane. Mwarebye igice cya mbere, mureba icya kabiri, icya gatatu, icya kane cye noneho ni nacyo bari kuvuga ko ari nacyo finali cyanyu. Rero ndaje nze ntuve ku murongo, rero nze nkubwire iby'iyi filime Krish kane. Amakuru ashyushye rero ni uko iyi filime rero twakomeje kugenda turekura iri gushutingwa, ama behind the scene yayo yose tugenda tuyakurikirana. Murabizi ko turi mu mwaka wa 2025, ubu ngubu hashobora kuba hari kuburaho iminsi itarenze nka 40 ngo kugira ngo tujye muri 2026. Rero tugiye kurya show rero na filime nziza cyane kandi zagiye zihitinga mu mwaka tugiye kuvamo. Ejo ni nari nabakuriye ku bijyanye na Pushpa kane, nayo irimo kuza, iri coming soon. Ubu ngubu mu kanya ndimo nyireba ndi kurekura, irimo gutegurwa, iri coming soon. Pushpa nayo iraje, ariko iyi filime ya Krish yo ije guhindura igisubizo ku bantu mukunda amafilime atandukanye. Rero ni nyuma y'aho maze iminsi ndi kwitegereza ukuntu irimo gushutingwa, rero biri kuvuga yuko ko ishobora gusohoka ku itariki 25 z'ukwa mbere. Iyi ni filime rero abantu benshi cyane ndabizi murayitegereje. Niba mwararebye igice cya gatatu, aho Kare aba ashaka kuba yakangiza ikiremwamuntu akoresheje imbaraga baba baramuhaye, ariko ntibivuze ko n'ubundi kuko aba ari igicumba, bitewe n'uko hari ibyo uyu Krish kane bamukura nako sorry nyuma y'aho Krish kane nyine hari indemangingo se cyangwa ruhiti bamukuramo bakazitera muri Kare. Rero bivugwa yuko ko Kare rero bamushiririza rero mu gice cya gatatu. Ariko se witeguye kubona Jadusman ibyo agiye gukora mu gice cya kane? Jadusman noneho niwe ugiye kwica abaturage bose batuye isi. Rero nawe niba aka kanya wicaye kuri isi nawe urarimbutse, kuko ibyo Jadusman agiye gukora ni ibintu bitoroshye cyane, kandi abantu benshi cyane azabangiza ubuzima, bitewe n'uko Jadusman ari umuntu twatangiranye mu gice cya mbere, icya kabiri ari umuntu witonda, kuko Krish abashwa yamugira neza, kandi haba polisi ibishaka kuba yamumanika cyangwa kuba ari ikivejuru, Krish akabasha ku buryo yamutabara. Rero Jadusman rero biri kuvuga ko ariwe ugiye kugaruka ari Sekibi, rero ariwe ugomba kurangiza isi. Kandi bivuga ko Krish imbaraga yahawe na Jadusman azazambura. Ese witeguye kubona umwana wa Krish ibyo azakora? Rero mu gice cya gatatu aho twagarukirije Krish abyaye umwana. Rero uyu mwana rero bivuga ko ariwe uzavukana imbaraga nyinshi cyane, akaba ariwe uzabasha kuba yahangana na Jadusman mu gihe azaba yamanukanye bene wabo baturutse ku yindi si baje kwataka. Ese witeguye kuzamenya impamvu Jadusman yaje kwihorera ku isi n'uburyo byagenze?
ibi nibyo tuzavuga mu giciro cy'ubutaha rero, naho abantu mushaka iyi filime rero munyandikire se cyangwa mufate iyi nimero iri kuri screen mureba, munyandikire kuri WhatsApp ndabarangira hirya.